Yes, reka mbaye ikaze kandi mbashimira mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Iyi rero ni Magic Media Rwanda, nk'ibisanzwe tugenda tukugezaho amakuru atandukanye abavugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nyimira rero muri uyu mwanya turebere hamwe iyi nkuru ikomeje kugenda ibice bigacika. Ni inkuru iri kuvugwa ku muhanzi King James, aho yabajijwe igihe azashakira agasubizanya umujinya mwinshi. Umunyamakuru wari umubajije ati ni mwitonde kandi mutegereze, ubona yuko ababaye. Ni nyuma yuko rero uyu muhanzi King James abantu benshi bakomeje kumushyiraho igitutu bibaza igituma adashaka, dore yuko amafaranga yayabonye ndetse n'ibintu byose wabona yuko umusore akeneye ngo abashe kuba yazana umugore yabibonye. Rero bagaheraho babishingira bavuga bati dore abo mwatangiranye umuziki, abo mwazamukanye bubatse ingo bamaze no kugira abana, rero sitwibaza igituma udashaka, waba se ari ikindi kibazo waba ufite. Rero bavuga nde? Bavuga umuhanzi The Ben, murabizi ko mu minsi ishize aherutse kubyara. Meddy nawe yarashatse kandi nawe yarabyaye, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye nka Tom Close n'abandi bazamukanye, ukabona yuko bakomeza kugenda bamubwira bati byagenze bite wowe King James, kubera icyo udashaka kandi mu by'ukuri uri umukire ufite amafaranga. Ibi rero ni ibibazo bakomeza kugenda bamubaza, baba abafana cyangwa se n'abanyamakuru, ariko kuri iyi nshuro bamubajije bati byagenze bite King James, niki cyatumye udashaka? Asubizanya umujinya mwinshi, ubona ko ababaye ndetse ubona yuko yakunje n'isura, atishimiye ibibazo bari kugenda bamubaza. Rero uyu muhanzi King James yaramenyekanye cyane mu ndirimbo z'urukundo, aho yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zakunzwe n'abatari bakeya kandi zikubaka urukundo rw'abantu cyangwa se zikubaka inkundo z'abantu benshi, dore yuko abatari bakeya bagiye bazifashisha bari kurambagiza cyangwa se bari gutereta, bigatuma izi ndirimbo bitewe nuko zuzuyemo imitoma myinshi bagiye bazifashisha bari kurambagiza cyangwa se bari gutereta. Biragoye rero yuko wabona umuntu utazi indirimbo ya King James cyangwa se utazi King James, dore ko ari umuhanzi ufite izina rinini hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kandi akunzwe n'abatari bakeya bakamwishimira bitewe n'ibihangano yagiye ashyira hanze uko imyaka yagiye isimburana, uko imyaka yagiye ikurikirana, ariko kugeza n'ubu akaba n'ubundi akiri umuhanzi uri gukora indirimbo zikabica bigacika haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu muhanzi rero King James akomeje gushimisha abatari bake, dore yuko n'ubundi ari umwe mu bahanzi bagiye no kwitabira MTN Iwacu Muzika Festival, aho nawe azafatanya n'abandi batandukanye barimo Airways, Juno Kizigenza, Kevin Kade, Kivumbi King n'abandi batandukanye, aho bazazenguruka intara zose z'igihugu bashimisha abantu muri MTN Iwacu Muzika Festival, baha abantu ibyishimo mu ntara zose z'u Rwanda. Ariko nanone kuri iyo nshuro nyine nibwo umunyamakuru yegereye King James aramubaza ati ku kibazo cyanjye nakwibariza no ku bindi bibazo abafana baba badutumye ngo tukubaze, ni iki ubundi gituma udashaka, byatewe n'iki kugira ngo udashake? Rero abanza no kuvuga ati ubundi iki kibazo nari ngikwebye, iki kibazo nari nomboye mutakimbajije, none dore n'ubundi birangiye mukimbajije. Ubundi ni kubera iki abantu baba bambaza ngo ninshake, baba bambwira ngo ninshake, ibi baba babishakira iki? Bagiye bategereza. Ati nimutegereze kandi mutegereze mwihanganye, nimube mutegereje. Barongera bamubaza ati se waba basi ufite umukunzi? Avuga ati nyamara mwategereza murashaka iki? Dore yuko yavugaga rwose ubona ko mu maso isura yahindutse, atishimiye ibibazo bakomeje kugenda bamubaza, akavuga yuko ari ukumwinjira mu buzima. Rero iyo umurebye ukuntu aba bivuga no ku maso, ubona yuko we aba bifata nkaho baba bashaka kumwinjirira mu buzima, dore yuko no kugaragaza umukunzi we, nta muntu uzi umukunzi we, nta n'umuntu uranuganuga wenda niba ari igitekerezo afite cyo kuba yashaka, dore yuko mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kumuhata igitutu nk'abandi basore bose bo mu Rwanda batinze gushaka, twavugamo nka Papa Sava n'abandi bagiye batandukanye. Bakagenda bibaza rero impamvu aba basitari, aba bakomeye, baba bafite amafaranga ndetse ubona ko bafite ibintu byose, ariko bagafata umwanzuro wo gukomeza kwibera abasiribateri. King James rero akomeje guhatwa igitutu n'abatari bakeya, ariko nawe ni amahitamo ye, niko yiyemeje. Twibutse yuko rero uyu King James aza no mu bahanzi bakize cyane hano mu Rwanda, dore yuko yituriye hariya mu karere ka Kamonyi, ariho afite inzu ihenze cyane ndetse ukabona yuko ari umwe mu bantu bafite amafaranga menshi, dore yuko yamamariza ibigo bikomeye, ibigo bya leta, ibigo by'abikorera ndetse yakoreye amafaranga kuva kera. Ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga rero, ahubwo
ahubwo twakibaza ashobora kuba ari ikibazo cy'igihe nk'uko yabivuze avuga ati nimutegereze igihe gikwiye, nimutegereze isaha ya nyayo njyewe nzabatungura kandi muzabibona. uyu King James rero nuko yasubije asubiza ubona mu by'ukuri atishimiye ibibazo abafana ndetse n'abanyamakuru bagenda bamubaza byerekeye byo kuba ari umusiribateri kandi imyaka ikomeje kwicuma. Ese rero nawe waba waribajije impamvu ituma uyu muhanzi King James adashaka, impamvu ituma akomeza kwibera umusiribateri? None se ubundi koko gukomeza kumubaza ibi bibazo ntago byaba ari ukumwinjirira mu buzima, cyangwa se wenda ugasanga nabifashe nabi, dore yuko mu Rwanda iyo umuntu atinze gushaka yaba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu uba usanga society imuhata igitutu ikamubwira ati kuki udashaka, wabuze iki, ibyagenze bite? Ibi rero ni ibintu bimenyerewe cyane cyane iyo bigeze ku basitari, kubera yuko ari inyenyeri zimurikira abantu benshi baba bakurikirwa n'abatari bakeya, ho biba ibindi bikaba akarusho, kubera yuko abafana babo kandi ababakunda babakurikira baba babahozaho igitutu bababwira bati ntabwo twumva impamvu mudatera intambwe nk'iy'abandi bateye ngo mwegere imbere, dore yuko n'ubundi ngo amaherezo y'inzira aba ari mu nzu. Rero nawe ushobora kuba wakomezaga kujya ugenda wibaza impamvu uyu muhanzi King James ukunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda no mu mahanga yaba adashaka. Rero nicyo gisubizo aherutse gutanga avuga ati nimwihangane kandi nimutegereze njyewe ndi kubitekerezaho, akabivuga ubona yuko abivuganye umujinya ndetse n'akababaro mu maso, bitewe nuko bimaze kuba byinshi mu matwi ye, bimaze kuba byinshi, dore ngo yuko ngo na telefoni ye buriya isigaye yakira message ziruta izo kuri radio, bamubwira bati King James ntabwo twumva impamvu udashaka, ntabwo dusobanukirwa impamvu ukomeza kuba single, n'amagambo y'urukundo uba ufite se n'ugutereta byakunaniye, ese ni iki wabuze? Ariko nanone ntabwo ariyo mpamvu yatanze igisubizo ati nyabuna nimunegereze, nyabuna nimube mundindiriye gatoya, isaha izagera, umunsi uzagera mbere ku mukunzi ubundi nanjye nkora ubukwe nk'uko n'abandi bose babigenza. Rero nanjye ngushimire nkubwira ngo iyi ni Magic Media Rwanda, nk'ibisanzwe tugenda tukugezaho rero amakuru abagenda avugwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, by'umwihariko amakuru abagenda avugwa ku byamamare byo mu Rwanda. Reka nkubwire rero ngo ibiganiro byacu nakagaruka kandi twiyemeje ko amakuru abagenda cara hirya no hino. Rero nawe icyo nkwibutsa ni ukureba hasi handitse sabone ubundi ukahakanda, tukajya twibanira mu biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kukugezaho 5 kuri 5. Reka nkwifurize rero amahoro n'amahirwe ndetse uronkere, reka nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka yica